Aborozi b'inka bo mu karere ka Gicumbi barinubira igiciro cy'amata bavuga ko kitajyanye n'imvune baba bagize kugira ngo uwo mukamo uboneke. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye batubwira uko icyo kibazo giteye. Aya mafaranga yo kuri litiro ni makeya pe. Make litiro hagumye kugura 500. Baduhera ku 180 ni makeya umuntu aba yanavunitse. Ntago bikwiye. Aborozi turahembwa. Ibintu birazamuka ariko amata ntazamuka. Yagumye kugura 500 nibura. Nanga se 450. Nanjye impamvu batatwongeza ngo bazamure igiciro. Ibintu byose birazamuka, ibishyimbo birazamuka, ibijumba bikazamuka, ariko amata ntazamuka. 180 ntabwo hagije usibye ko twebwe tuyinywera nka 200. Ayishakiye Valence umucungamutungo wa Yakibu nawe ahamya ko igiciro cy'amata kitakijyanye n'imvune umworozi ahura nazo. Iki kibazo ngo rusangiye mu gihugu hose kuko n'igiciro cy'amata cy'aho na leta. Task force ishinzwe gushyiraho igiciro hanyuma twebwe tugashyira mu bikorwa. Umworozi tumuhera amafaranga 200 kuri litiro y'amata igeze ku ikusanyirizo, ariko muri rusange iyo urebye ni nayo mpamvu koperative aho tujya hose tuba dukora ubuvugizi ubona iki giciro gitoya, ariko nanone ugasanga igitogeranyije n'iki igitoya yagereje n'ibyo ashobora, ariko nanone wareba ku isoko rusange yaba no hanze wenda sinirwa njya hanze kuko ibyo birareba hanze, ariko imbere mu gihugu igiciro cy'amata gisa nkaho gisa, ariko mu by'ukuri nk'uko aborozi bakomporeninga natwe turakomporeninga nk'abahagarariye aborozi kuko icyo giciro ntabwo gishobora gukavaringa depanse zose umworozi ashobora. Kandi nayo mpamvu kugeza isaha ngira ngo n'inama iheruka aho hariho gahunda yo kuba igiciro cyazamuka. Karangwa Kasi ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri Minicom ku murongo wa telefone yemeye ko icyo kibazo kizwi, anatubwira ikirimo gukorwa. Ibijyanye n'igiciro cy'amata birimo birasuzumwa, birimo birigwaho. Ubwo nimara kunonosorwa tuzabamenyesha uko bihagaze. Ikibazo kirazwi, turakizi. Turakizi niyo mpamvu birimo byigwaho kugira ngo harebwe ko bihagaze cyangwa cyakorwa. Hashize iminsi itari mike aborozi b'inka hirya no hino mu gihugu binubira igiciro cy'amata bavuga ko kitakijyanye n'ibyo baba bakoresheje kugira ngo ayo mata aboneke, bakabibaza impamvu ibintu byose bizamuka ariko amata yo ntazamuke. Gusa inzego zibifite mu nshingano zikaba zitanga icyizere ko hari ikigiye gukorwa. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Prime TV.